utegura umutwe. Hari abacuzi bane Uwiteka azanye ku buzima bwawe. Igitondo cyiza ku bantu mwese mukunda Yesu, ni kuri Yesu byose TV, tubahaye ikaze kandi tubahaye karibu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko ndabifuriza kugubwa neza, mugira amahoro y'Imana. Yesu Kristo Nazareti abane namwe mu izina rya Yesu. Reka dusome rero ijambo ry'Imana, tubone gusenga, turivugeho gato. Turasoma amagambo mato cyane kandi Imana iduhana umugisha hamwe namwe. Reka dusome. Turasoma muri Zekariya ibice 2, turasoma mirongo mikeya, nyuma turajya no mu ndirimbo ya Salomo. Reka dusome. Umutwe mwaravuga ngo amahembe ane n'abacuzi bane. Maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe ane, mbaza marayika twavuganaga nti biriya ni ibiki? Aransubiza ati biriya ni amahembe yatatanije abayuda n'Abisirayeli n'ab'i Yerusalemu. Umurongo wa 3, Uwiteka anyereka abacuzi bane, ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda, ntihagira uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya. Reka dusome no mu ndirimbo ya Salomo igice cya 5 avuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza, nsa n'amahema y'abakedari n'inyegamo za Salomo. Mwe kundeba nabi nuko nirabura nabitewe n'izuba ryambawe. Dusubiremo. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza, nsa n'amahema y'Ikedari n'inyegamo za Salomo. Mwe kundeba nabi nuko nirabura nabitewe n'izuba ryambabuye. Amerika dusenge. Turagushimye Mana kuri mwiza, izina ryawe ry'ubuho bwami bayibuze. Ikiganiro rero tugiye kuganira ngo tugiye kuvuga, ubane natwe kandi duhe imbaraga, umugisha w'Imana uboneke ku bantu bazumvira ijambo, kandi oreze umwuka wera uhindura imitima, abantu bakava mu byaha, tugategereza Uwiteka twihanganye. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamugisha cyane. Ndongeye mbahe ikaze kuri Yesu byose TV. Ntuzibagire gukora subscribe na share kugira ngo twamaze Yesu, kandi mpamvu subscribe no kugira ngo ibiganiro cyo tubagezaho mujye mubibona mbere y'abandi. Murakoze cyane, ntimungabye gukora no kazogeraga. Hari Yesu ashimwe cyane. Reka dusome aya magambo twasomye mbere, avuga ku muhanuzi Zekariya. Zekariya mu bahanuzi bato ariko bakoreye Imana mu gihe cyari kigoye, igihe Abisirayeli bagomaga ndetse bakanga Uwiteka bagasubira inyuma. Ariko hano Uwiteka aramaze kugarura umutima w'imbabazi ku bantu be, kandi araza avugana n'uyu muhanuzi Zekariya amubwira amagambo akomeye ngo hari amahembane yarahagurukijwe kugira ngo akubite abana b'Imana. Ubundi umwana w'Imana Uwiteka ajya cyaha abantu banze kwihana, akakunyuzaho akanyafu ukihana, kandi Uwiteka kuko ari umugabo ufite imbaraga akora icyo ashaka mu isi no mu ijuru. Igihe cyabayeho rero abayuda bagomera Uwiteka, bibagirwa Imana. Ibintu byatewe n'iki? Byatewe nuko mu gihe Abisirayeli bari bageze i Kanani, igihe Yesu amaze gupfa n'abandi bantu bari bazi Imana bose, ngo habayeho irindi shyanga ritazi imirimo y'Imana. Bibagirwa ibyamabuye 12, bibagirwa uko bambutse, ibyakorewe ku nyanja, amateka y'Imana yose aragenda ribagirana, bituma abana b'abantu bibagirwa imirimo Imana yakoze itangaje. Yesu adufashe cyane. Nubwo buryo rero abantu bibagiwe Imana, bamaze kuyibagirwa, guhera kuri Yesu ukaza aho hose kuzamuka muri ba Yesaya, ba Yeremiya, abagiye bajyanwe babona imyaka 70 kubera ko banze kumvira Uwiteka, bajya kwitwa n'amahanga atandukanye kubera kumvira Uwiteka. Hagiye haza ibibazo byinshi, nuko byagenze ageze no muri Ezekiel ibice 31 ndumva ari aho ngaho, yereko ry'amagufa yumye 31 hafi aho ngaho, sinibuka ibice neza, ngo Abisirayeli bakoze ibyaha, Uwiteka bareba nk'intumbi. Amaze kureba nk'intumbi ngabona na amagufa yumye. Amaze kubona nk'amagufa yumye, noneho arumara kakara neza n'ubuzima bubavamo. Niyo cyatumye Uwiteka ababwira Ezekiel ati mwana w'umuntu, aya magufa yawe mazima. Ezekiel asubiza Uwiteka ati none wabimenya. Yesu dufashe cyane. Uwiteka abwira Ezekiel ati hanura, angarahanura, ngo aya magufa aregerana. Ngo arongera mumaza mbese amagufa yazaho inyama akabamaza, warongera hanura gutyo umusomyo biraba barabizi. Imana dufashe cyane. Ariko bivuze iki? Kwa kugira ngo Uwiteka abwira Ezekiel ngo nubwo Abisirayeli bumye bakagwa, ngo rekazongera bagarukeho, baba ubwoko bwiza bagira umubiri, abashishe bongera abantu bazima mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Ni kuri abahanuzi bagiye bavuka, Imana agiye ibazana, abarimo ba Yeremiya n'abana ba humra n'abakuki, kugira ngo barebe ko ubwoko bw'Imana, Uwiteka ko ubwoko bw'Imana bwakumva bukamugarukira.
bakaba abantu bazima bashimwa n'Imana, bakava mu byaha, bakareka gusenga ibigirwamana, bakareka n'ibindi bizira byose. Yesu adufashe cyane. Nibwo ryo n'umuhanuzi nawe Uwiteka yamutoranyije atangira gukorera Imana muri ubu buryo. Imana idufashe ngo hari amahembe ane n'abacuzi bane. Ni ibintu uyu mugabo, uyu muhanuzi yavuganaga na marayika. Ayo mahembe ane ngo yaraje atatanya ubwoko bw'Imana, atatanya Abisiraheli n'Abayuda baratatana. Ngo ariko Uwiteka arongera azana abacuzi bane, imbabazi z'Uwiteka, azana abacuzi bane ngo kugira ngo aya mahembe bayakubite hasi bashwanyaguze, ngo ubwoko bw'Imana bwongere bwibumbire hamwe, bugarukire hamwe. Imana dufashe cyane. Mbese ikintu cyatumye utatana, cyatumye bagirwa Imana ugasubira kuba ahantu bita inodi hari inodi usomye Itangiriro, Imana imaze kwirukana Kayini ngo agiye guturasurazuba bwa Edeni ahantu bita inodi, ahantu hari kure y'amaso y'Uwiteka, ajya kure y'amaso y'Uwiteka. Niki cyatumye usubira gutura inodi kure y'amaso y'Uwiteka? Shofari cyane. Yesu atugeneze kandi dutabare. Ariko nubwo uri inodi, Uwiteka aracyagufitiye imbabazi. Nubwo hari amahembe yatumye utatana, Uwiteka aracyagufitiye imbabazi. Hagiye kuza abacuzi bane, ibyo bintu babikubite hasi, ibyo bintu babisenye, kandi ibyo bintu babirimbure, kugira ngo ugaruke mu maso y'Uwiteka Imana unezerewe kandi wishimye uhimbaza Imana. Hari ikintu cyatumye umutima wawe ugenda ujya kure y'Uwiteka, hari cyatumye umutima wawe utarara, hari cyatumye umutima wawe utagishaka gusenga Imana, cyatumye umutima wawe utagishaka kuvuga Imana neza, cyatumye ugwa, cyatumye utakiriza ubusa. Ariko hari abacuzi bane Imana igiye kohereza, bakaza bagukubita hasi ibyo bintu byatumye utatana, kuko Imana iragukunda, ikunda umutima wawe, ntigeze ikureka, ntigeze ikwanga. Ibyo waba waragiyemo byose, aho waba waranyuze hose, Imana ntigeze ikureka, Imana iragukunda kandi igufitiye imbabazi nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 4 ndamubaza nti bariya bazanywe n'iki? Bariya bazanywe n'iki? Aramusubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo atatanyije Abayuda ntihagira wegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'Abayuda akabatatanya. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu cyatumye umutima wawe utarara, hari ikintu cyagukubise, hari ikintu wahuye nacyo mu buzima bwa Gikristo, hari icyo wakomerekeye wenda mu rusengero, hari icyo bene Yesu yagukomerekejeho gituma utarara, gituma utanegura umutwe no kuvuga Mwami Yesu byarakunaniye ntabwo ugisenga. Ariko nagira ngo utangarize ko hari ikintu Uwitekaje agakubita ibyo bintu bikuri imbere byose bigatuma ugenda unezerewe. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire hari ibintu Uwiteka atazavugana nawe, ahubwo azavugana n'iyo misozi kuri imbere. Igeze abwira Zerubabeli umugaragu we, abwira umusozi ngo wa musozi uri imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli wiyita iki? Ntabwo yavuganye na Zerubabeli, ahubwo yavuganye n'umusozi wari imbere yawe. Ndagira ngo ibintu byatumye utarara kuva mu buntu bw'Imana, Uwiteka avugane nabyo kandi bive mu nzira, ugaruke mu bigari by'Uwiteka kandi unezerewe ushima Imana. Yesu ashimwe cyane. Nukubera iki? Ubundi ubu buzima turimo ni inzira ifunganye kandi inzira igoye kunyuramo, ndetse n'intwari zinyuranamo imbaraga kandi zihuta. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu ni ibintu bigoye kandi urugendo ni imfungane. Harimo ishyamba ry'inzitane ugeramo, harimo amataba ruje kugenda, harimo imisozi ruje guterera, urugendo rujya mu ijuru. Yesu yavuze ngo umuntu nkunda wese yiyange ko umusaraba we ankurikire aze tugende. Yesu ashimwe cyane. Yiyange ko umusaraba we aze mugende. Imana ihabwa icyubahiro. Kubera iki? Kuko biragoye n'urugendo rugoye, ariko komera ushikame, ntukurwe umutima n'ibyagutatanyije kandi ubyibagirwe, ahubwo dukomeze uru rugendo, dukomeze tugane Siyoni, dukomeze urugendo rwo gukizwa. Mugabo ko ongera ukizwe, mudamu ongera ukizwe, musore ongera ukizwe, mukobwa ongera ukizwe. Yesu ashimwe cyane. Twasomye rero no mu gitabo cy'indirimbo za Salomo, twasomye mu gice cya mbere umurongo wa 5, haravuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza. Yesu ashimwe cyane. Twasomye mu ndirimbo ya Salomo iki cya mbere umurongo wa 5, avuga ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza, nsa n'amahema y'ikedari n'inyegamo za Salomo, mwe kundeba nabi nuko nirabura, nabitewe n'izuba ryambawe. Yesu ashimwe cyane. Aya magambo nayatekerejeho kandi ndayibuka, nigeze nyigishwa ahantu kera hashize igihe kirekire, ndabitekereza nsanga muri urugendo hari izuba rikubabura, hari ubutayu burebure umuntu agenda ndetse bukaba burebure, hari igihe ushaka ntubyare bukaba ubutayu burebure, izuba rikakubabura, ugafatwaho ijambo n'abantu
hari igihe umushomeri ubutayu bukaba burebure, izuba rikakubabura, ugafatwaho ijambo n'abantu. Hari igihe usenga ntusubizwe vuba, Imana ntigutabare vuba, izuba rikakubabura, ubutayu bukaba burebure. Reka mbabwire, si uko ntawe n'izuba ryambabuye, nababuye n'izuba ry'urugendo, mbaburwa n'izuba ry'ubuzima, mbaburwa n'izuba ry'umurozi, ndababuka pe. Ariko reka mbabwire, Uwiteka hari abacuzi banazanye ku buzima bwawe, baje gukubita ayo mahembe, yatumye hari icyagutatanyije, yatumye hari ibyakomerekeje umutima wawe. Hari amahemba n'Uwiteka azanye ku buzima bwawe, hari abacuzi Uwiteka azanye ku buzima bwawe, baje gukubita ayo mahembe. Yesu ashimwe cyane. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, yemwe bantu mureba, yemwe mwavumye umuntu, yemwe mwaribye nawe pasiteri, mwaribye nawe umukobwa ushatse watinze gushaka, mwaribye nawe umuntu uri mu butayu bukabije, mwimureba gutyo. Hari izuba ryamubabuye, ariko nubwo bimeze gutyo, hari abacuzi bano Uwiteka agiye kuzana ku buzima bwawe, bazakubita buri kimwe cyose cyatumye utarara, cyatumye utegura umutwe, cyatumye utabona akazi ufite diplome, cyatumye usuzugurwa, cyatumye wanga umuryango washatsemo. Ariko hari abacuzi bano Uwiteka agiye yagurutse. Yesu ashimwe cyane. Iyi Imana n'umukozi w'umuhanga, Imana igira imbabazi ku rutwaro bitekereza. Ngewe nagucira urubanza ahubwo nturi umupagani, ndetse nanakwanga kubera imirimo urimo ukora, ariko Uwiteka areba mu mutima kandi agira imbabazi z'abana b'abantu. Humura, 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 humura. Cyatumye ibyo bigenda gutyo, ni amahembane yaraje aragutatanya. Mbese nabi n'ibintu wahuye nabyo, n'uru rugendo rwakubabuye, n'izuba ry'ubutayu, ni iki cyatumye bigenda gutyo? Ariko humura, hari abacuzi bano Uwiteka azanye ku buzima bwawe, kandi abo bacuzi bazakubita hasi buri kimwe cyose cyatuma ugutarara. Rero mukobwa wa Yesu, tangira wishime. Yewe mugabo wowe ufite ibibazo, tangira unezerwe, ugarure kwizera. Yewe musore byananiye, ariko ihangane, haraje igihe tono kigiye kurasa. Umurinzi aravuze ngo umurinzi wemenyesha igihe. Indirimbo 185 ngo mbese bimeze bite? Arabwira ngo guma mu ntambara, guma mu ntambara, urugamba ruzashira. Arongera arabaza, unacyabaza ibyaremwe byose, ngo biranyibutsa bitya biti, yewe Yesu w'i Nazareti we, tabara ubwoko bwawe. Hari ibyatumye butatana, hari icyatumye bategura umutwe, ariko nguzanya abacuzi baraje ngo babikubite hasi byose. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Guma mu ntambara, dore burije bugiye gucya. Yesu ashimwe cyane. Namwe ibyaremwe nimuhumure, Yesu ntabwo azagutererana, ntabwo wabaza umuntu iteka. Nubwo wirabura, nubwo bagusetse, uwo mutima Uwiteka azawumura, ibyo bikomera azabikuraho. Garukira Uwiteka, ongera wihangane, ishakemo imbaraga, kandi ugenda uko zingana. Yasanze Gideon asekura ingaro munsi y'igiti, nabwira ngo mugabo ukundwa ndetse w'intwari, ngo Uwiteka aragutoranyije mu kiza Abisirayeli wa Midiyani. Reka nkubwire, uko imbaraga zawe zingana Uwiteka arakwemera, kuko utihakanye ijambo ry'Imana. Nubwo hari byakubise hasi umutwe wawe, nubwo hari byagukomerekeje, ariko Uwiteka aracyakwemera kandi agufite imbabazi. Babwira ati kiza Abisirayeli, yarambwira ati wimbeshya, ndi umuryango wa Manase usuzuguritse, ndi nabucura, kandi dufite imfura zikomeye, mbese ubundi nabakirisha iki? Ariko reka nkubwire, genda uko imbaraga zawe zingana, senga uko ushoboye, kizwa uko ushoboye, kiranuka Uwiteka azagushoboza. Ariko humura, nubwo wirabura uri mwiza, nubwo izuba ryakwirabuje uri mwiza, nubwo abantu batumye wirabura uri mwiza, nubwo umutima wirabuye uri mwiza, nubwo utajya mu rusengero ariko uri mwiza. Ariko nakubwira ngo garuka, nubwo hari ibyagukomerekeje byavuyemo, ariko usubira mu rusengero, terana n'abandi ku cyumweru, garukira Imana. Genda, hari indirimbo zifasha ubugingo, hari ijambo rifasha ubugingo. Wiva mu rusengero uteraniramo, wiva mu rusengero, yewe niba habaye kure shaka uri hafi yawe, ariko wiva imbere y'ubwiza bw'Imana. Kora umurimo w'Imana, wireba ku bantu, witungana n'abantu, witukana n'abantu. Hari amahembe yagukubise hasi, ariko Uwiteka hagurukije abacuzi bo kuyahondagura, kandi ngo ntazongera kugaruka. Yesu ashimwe cyane, kuko Imana ni nyembabazi, aregira riba kitegereza, imenya ukuri kuri mu mutima kuruta uko abana b'abantu. Kandi humura, hazabonekera uzana ibisitaza mu bana b'Imana. Nyarimo nkubwira muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu, izi tariki 4 z'ukwa 9, ngo Uwiteka aragukunda,
aracyagutegeye amaboko, aracyagufitiye imbabazi. Garukira aho ngaho rero, garukira Uwiteka. Nubwo wirabura uri mwiza ye mukobwa, nubwo watinze gushaka uracyari mwiza, mama nturabyara uri mwiza, icyakwirabuje cyose uracyari mwiza, usa n'amahema y'ikedari, usa n'inyegamo za Salomo. Uwiteka arakureba umutima wo ukakwishimira. Abantu bareke, rehana kwishimirwa n'Uwiteka. Ongera ugaruke ku musozi, ongera usenge, kandi bizongera humura. Iryo ni isezerano Uwiteka guhaye umunsi, kuko iri ni ijambo ry'Imana. Yewe ntabwo mpanura, nta nubwo nanerekwa, nta nubwo ibyo bintu mbikeneye, ahubwo nkeneye kwimenyera ijambo ry'Imana, kuko uru rwandiko ruyobora inzira umugenzi wese ushaka kugenda neza. N'uru rwandiko dusoma nirwo twahawe kugira ngo tugende. Abemera Kristo nk'umukiza rero, iyi nzira urwandiko ruzakuyobora kandi uzagenda amahoro, ruzakwigisha kwihangana mu bikomeye, ruzakwereka inzira ukwiriye kunyuramo, nibwira ruzakumurikira. Yesu ashimwe cyane. Amahembe yagukubise, Uwiteka azanye abacuzi kugira ngo ayamenagure, ntacyo uzongera kuba. Reka dusoze dusenga kandi tunashima Imana kubwira ijambo iduhaye, kubwira ihumura iduhaye. Muri Israel mbonye navuze ngo yemwe bantu, mubwire abantu iby'ururutse imitima, mubabwire ko bahiriwe, mubabwire iby'ubundi buzima, ngo abafite imvune mubasindagize. Mu Kristo sindagiza mwene so, pasiteri sindagiza intama, apotre sindagiza uyoboye, kuko ariko umuririmbyi yavuze ni nako n'ijambo rivuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'ubutumwa bwiza, ngo nguwo ku misozi araje. Imana ishimwe cyane. Bavugaga Kristo w'i Nazareti uzatuzana ubutumwa, tugacungurwa, tukamwizera, tukaba abantu. Waba ukurikira Yesu byose TV, ngusabe umugisha w'Imana, ugende waguke mu byo ukora. Nani mvuga ngo muhumure amahembe yatatanyije cyangwa gukubise ntiwegura umutwe. Uwiteka aje kubishyira iherezo. Reka dusenge Imana dusoza. Buri muntu wese ukurikirana Yesu byose TV ahabwa umugisha n'Imana. Imana ibagure, ibagire neza, isubize kwifuza kwanyu, kandi bakomeze mu bugingo kugira ngo tuzaragwe iki gihugu cyo mu ijuru. Yesu aduha umugisha. Reka dusenge. Turagushimye kuri Uwiteka Imana nzima, ishobora byose kandi ikiranuka izina ryawe ryubahwe. Duha amazi amara inyota y'ibyaha byose, udushoboze umwuka urakora umurimo we, uduha imbaraga zo gukizwa neza, uturinde ubuhenebere bw'iminsi ya none, abo uduha imbaraga. Abakora ubaho umugisha, abagenda ujyane nabo, buri wese mu cyiciro arimo umugirire neza nk'uko wabigambiriye. Urakoze mu izina rya Yesu Nazareti, mu izina ryawe tubisabye twizeye, amen.